By'abana babiri bavukana ikibazo cy'uko badashitse. Uwimana Jeannette wo mu murenge wa Cyuve avuga ko nyuma yo kubyara impanga z'abakobwa bavukiye ku mezi 6 yishimira uburyo bari kwitabwaho mu bitaro bya Ruhengeri. Guhangayikana arahangayitse bitewe no bavukanye ibiro bikeya, gakura avukanye amagarama 350, gatavukana ikiro na 250. Turashimira leta y'u Rwanda kuko yashizeho ubuvuzi, kuko iyo bataza kushaho ubuvuzi ntabwo abana bari kubaho, kuko abenshi bapfaga bakivuka. Mugenzi we Twagiramungu Emerita wo mu murenge wa Remera we amaze ibyumweru 2 yibarutse umwana w'umuhungu nawe wavukiye ku mezi 6. Naje mfite transfer intutse ku kigo nderamuzima cya Murandi, ngeze hano isuhita imeneka, mara ku bitaro icyumweru cyose hano haruguru cya Ruhengeri bari kunyitaho, bantera udushinge two gutuma ibihaha by'umwana bibasha gukomera neza kugira ngo ashobore kuzavuka neza nta kibazo afite. Akana kanje abaganga bagakurikirana kameze neza nta kibazo. Mfite ikizere ko umwana wanje azakura, kuko uko namubyaye nabonaga adashobora gukura kugeza n'isaha. Mfite ikizere cyiza. Mu bitaro bya Ruhengeri serivisi ya neonatology yita ku bana bavutse batagejeje igihe n'abavutse bafite ibibazo binyuranye. Yakira ku munsi abana bari hagati ya 7 na 17. Bakirirwa mu byumba binyuranye bigera kuri 5 bitewe n'ibibazo bafite. Harimo n'ibyumba byahariwe kwakira abana bafite munsi y'ikiro n'amagarama 200. Aba bashyirwa mu byuma bibongerera ubushyuhe, aho ibi bitaro bifite bene ibi byuma bigera kuri 33. Inzobere mu kuvura abana mu bitaro bya Ruhengeri Dr. Angelique Gakuru arasobanura bimwe mu bibazo bikunze kugaruka ku bana bakira. Abandi bana twakira ni abana bavukanye uburwayi, bakuze bakavuka ariko bakarwara. Hari abavukana ibibazo by'umutima, hari abavuka bakananirwa konka, cyangwa se abana bavutse bananiwe. Uretse ibyumba bigenewe abana, hari ibindi byumba 3 byahariwe kwakira ababyeyi babo bana, bibafasha gukurikirana ubuzima bwabo bwite n'ubw'abana bibarutse. Kuri ubu bashima impinduka muri serivisi bahabwa. Ntabwo tukijya muri za Kigali niyagize ikibazo, yewe ndabahamagara bakangira inama cyangwa bakambwira ngo umwana nimuzane, bagira n'igihe cya controle, ariko uyu nguyu urabona ko yamaze gukura. Dr. Angelique Gakuru hari inama agira ababyeyi. Kwa kwisuzumisha gutangira ku mujyanama w'ubuzima kurafasha cyane, kuko niyo uwo mwana bamukurikiranye ari mu nda yageze hano nta bibazo byinshi agira atahavuka. Inama ya mbere tubwira ababyeyi muri community ni bagana abajyanama b'ubuzima. Umunsi wa mbere umenye ko utwite, gana umujyanama w'ubuzima agukurikirane, nugira ikibazo ujye ku kigo nderabuzima bakoreze ku bitaro, ku buryo tuzajya tugira nubwo twagira admission ariko tuzaba dufite better outcome, dusezerera abana beza. Serivisi ya neonatology mu bitaro bya Ruhengeri igaragaza ko mu kwezi yakira abana bagera mu 140, barimo abagera mu 100 bavuka batujuje amezi 9. Minisiteri y'ubuzima iherutse kongeramo ibikoresho bigezweho n'ibindi byuma 8 byongerera ubushyuhe impinja zavutse igihe kitageze, hamwe n'ibitanda byongera ku byari bisanzwe. Robert Byiringiro mu bitaro bya Ruhengeri mu karere ka Musanze.